Uru ni rwa rugendo twatangiye rwo kubasobanurira inzozi dukunze kurota umunsi ku munsi, yewe zikunze kugarukwaho n'abantu benshi. Ndagira ngo mubwire ngo mu gusobanura izi nzozi twifashisha igitabo kiba cyaragiye kibidufashamo kubisobanura, nk'igitabo cyitwa News the Prophecy cyangwa se igitabo cyitwa Dreams Prophecy. Ndagira ngo mubwire ngo iyo tugiye gusobanura izi nzozi twibanda cyane kandi ku nzozi ziba zaragiye zigarukwaho n'abantu benshi, cyangwa se inzozi ziba zaragiye zirotwa n'abantu benshi, cyangwa dukunze guhuriraho turi benshi. Mubwire ngo nawe habaye hari izo wawe usanzemo, cyangwa se usanze hari izo tuba twasobanuye wigeze kuba warota, cyangwa ugasanga hari izo ujya urota tuba tutagarutseho, waduha igitekerezo aho hasi muri komenti, ubutaha tukazagusobanurira inzozi zawe kandi ukunze kurota. Kandi reka nguhe ikaze, hano ni kuri Rwaneza Times. Abaye uri ubwa mbere wisanze hano, nakwibutsa gukora subscribe, kandi abaye nabwo uri umusangwa ugakunda video, nakwibutsa gukora like. Nk'ibisanzwe murabizi, abasanzwe hano murabimenyereye ko tubagezaho video nziza kandi zitunganye, yewe tukabagezaho n'ibinyamakuru byiza kandi binogeye bitunganye. Dore ibintu bizakubaho igihe uzisanga warose wambaye ikabutura. Igihe warose wambaye ikabutura uzamenye yuko bisobanuye gukorwa n'isoni, ariko kandi ntago bizaba bikoresha isoni cyane nk'igihe warose wambaye ikariso yonyine. Igihe warose wambaye ikariso yonyine uzamenye yuko bisobanura kwandagara, cyangwa se bisobanura gukorwa n'isoni muri rubanda, ariko kandi ntago bikojeje isoni cyane nanone kurushaho igihe warose ari nayo noneho ubereye aho ngaho. Igihe wabirose jya umenya yuko ari ugukorwa n'isoni muri rubanda. Ariko kandi abantu benshi bakunze kwibanda kuri izi nzozi, cyangwa se bakunze kurota cyane izi nzozi ngiye kukubwira, inzozi zerekeranye no kurota wasubiye ku ishuri. Igihe warose wasubiye ku ishuri uzamenye yuko ari icyago, izo nzozi mukunda kuzitubazaho. Ariko kandi ntago nabura kukubwira nk'igihe warose uri kwiga kaminuza. Igihe warose uri kwiga kaminuza uzamenye yuko ari ikibazo gikomeye cyane kandi kizamara igihe kirekire. Tukiri hafi aho kandi nakubwira yuko nk'igihe warose wambaye ipantaro yonyine, nk'igihe warose wambara ipantaro yonyine, hejuru nta kindi kintu wambaye, cyangwa se nta shati wambaye kandi byari ngombwa, uzamenye yuko bwo ari ugukorwa n'isoni cyane kurusha ibyo nakubwiye hejuru. Hari ugukorwa n'isoni, hari uguseba muri rubanda, ariko reka nkubwire ngo igihe hari ipantaro yonyine hasi, hejuru nta kindi kintu gihari, uzamenye yuko ari ugukorwa n'isoni bikanganye cyane. Reka nkubwire nanone kurota nk'igihe warose uri kwinjira mu ndege, uzamenye ko igihe warose uri kwinjira mu ndege ari ugukurwa mu mubiri. Muri video iheruka kandi irimo ubusobanuro bw'inzozi twari twababwiye ku nzozi zerekeranye nko kurota umugore umwe. Kurota umugore umwe ubundi ni ukurota itorero, biba ari itorero. Ariko reka nkubwire ngo biragatsindwa kurota abagore ari benshi. Abagore, iyo urose abagore barenze umwe ujye umenya yuko bivuga abarozi. Abagore barenze umwe mu iyerekwa, cyangwa se mu nzozi, cyangwa mu buryo bw'umwuka, bisobanura abarozi. Ubwo nubarota jya umenya ngo icyo warose gisobanuye iki. Ikindi nakubwira ku nzozi abantu benshi bakunze kurota, nk'igihe wenda waba warose umuhanda, ushobora kuba umuhanda wa kaburimbo cyangwa se ukaba umuhanda w'ibitaka, ubwo ni umuhanda usanzwe. Igihe wowe wisanze warose umuhanda, igihe uzaba ari uwa kaburimbo rero reka nkubwire ngo bisobanura yuko uzaba usobanuye gukiranuka, cyangwa se uzaba usobanuye inzira y'ukuri. Igihe warose umuhanda muzima nyine ubwo wa kaburimbo bisobanura inzira y'ukuri. Ariko reka nkubwire ngo biragatsindwa igihe uzaba warose umuhanda w'igitaka. Umuhanda w'igitaka wo usobanura inzira y'ubuyobe, ivumbi ku maguru cyangwa se ku nkweto, ibyo rwose uzamenye yuko ari inzira y'ubuyobe, kuko gukiranirwa bikomoka ku ivumbi. Izindi nzozi nakubwira zikunze kugarukwaho cyane kandi zisobanura ikintu kitari cyiza. Reka nkubwire ngo nurota, cyangwa se igihe warose ujya kwituma ibikomeye cyangwa se ibyoroheje, nabyo bisobanura kubohoka zingo rw'amarozi. Ujye usengera aya marozi rwose, dore ntago biba byoroshye. Nk'igihe warose utunganya isambu, yaba iy'iwanyu cyangwa se ari iy'ahandi. Ahangaha mu buryo bw'umwuka bisobanura yuko Imana ikugiriye icyizere, cyangwa se uba ugiriwe icyizere n'Imana, bityo ikaguha ikibaya cyo kwerekerwamo, cyangwa se cyo kugiriramo iyerekwa. Igihe wabirose ujye ushima Imana.
noneho nk'igihe warose uri koga ariko amazi atakurengeye, igihe warose woga wenda se nk'amazi tuvuge akugerera mu rukenyerero cyangwa se ukaba waba uri koga wivuruguta, ubwo igihe warose uri koga wivuruguta cyangwa amazi ari magufiya, uzamenye yuko bisobanura no guhura n'ikibazo ariko kandi kitazagira icyo kigutwara cyangwa se kitazagira icyo kiguhungabanyaho na gatoya. Noneho igihe warose inzoka bivuga uburyarya, uburiganya, ubugome yewe butoroshye cyangwa se ubwicanyi. Noneho igihe warose inyoni buriya ngo zisobanura abadayimoni, cyakora havuyemo inuma. Inyoni z'ubwoko bwose, iyo uzarota ubwoko bwose, ushobora no kubigisiga inyoni uzarota ubwoko ubwo ari bwo bwose, uzamenye yuko zisobanura abadayimoni hatabariwemo inuma. Inuma buriya ngo nizo zidasobanura ikintu kibi, igihe zo wazirose jya ushima Imana, ariko izindi gihe wazirose, izindi nyoni zose uzajya ubyuka usenge cyangwa se uzajya usengera icyo kintu, ntabwo kiba ari ikintu cyiza, aba ari abadayimoni baziye muri izo nyoni. Sinabura kukubwira nk'igihe warose inyama mbisi. Igihe warose inyama mbisi ujya umenya yuko bisobanura amagambo adafite umumaro. Igihe warose inyama mbisi ujya umenya yuko bisobanuye amagambo rwose adafite umumaro na mutoya. Noneho nk'igihe warose inyama zihiye cyangwa se warose nk'inyama zitetse, jya umenya yuko bigereranywa cyangwa se bisobanura ubugambanyi bwerekeranye n'amarozi. Ubugambanyi bugereranywa n'amarozi, ubwo n'igihe warose inyama zihiye cyangwa se inyama zitetse. Naho igihe warose inyanja, igihe warose inyanja jya umenya yuko bisobanura isi. Sinabura kukubwira nk'igihe warose intama cyangwa intare. Igihe warose intama cyangwa intare nabyo bisobanura Kristo. Mbere yuko Kristo ava mu isi cyangwa se mbere yuko apfa, buriya yitwaga umwana w'intama w'Imana, yitwaga umwana w'intama, ariko nyuma yuko azamuwe mu ijuru n'ubundi twasigaye tumwita intare yo mu muryango wa Dawidi. Biterwa n'uko ushaka kumwita intare yo mu muryango wa David cyangwa se intare yo mu muryango wa Dawidi. Nuramuka rero urose nk'intare cyangwa intama, uzamenye ko atari ikintu kibi warose, ahubwo bigereranywa na Kristo. Igihe warose inkoko byo biragatsindwa, buranga inkoko nayo ibarirwa mu bwoko bw'inyoni. Niyo mpamvu nakubwiye ngo inyoni aho ziba zikagera buranga zisobanura ikintu kitari cyiza. Reka tugaruke rero ku nkoko. Igihe warose inkoko ujya umenya yuko urose abadayimoni, dore yuko batoroheje. Ni abadayimoni bo guterekera abazimu cyangwa gutanga urugimbu bakoresheje amaraso y'inkoko. Inkoko rero ntabwo isobanura ikintu cyiza. Kurota inka ni abadayimoni basanzwe kandi abantu benshi bajya bazirota. Jya ubyuka usenge nyamuneka igihe wasanze urota inkoko cyangwa se igihe wabyutse ugasanga warose inka, jya ubyuka usenge, utokeshe, yewe unishinganishe ku Mana niba wizera Imana. Nanone kandi sinabura kukubwira nk'igihe warose uri gukora imibonano cyangwa se warose uri gusambana, ariko ntibigere ku gikorwa cyangwa se ntibigere ku ngingo nyirizina, ariko wowe ukabona mu nzozi nibyo wari ugamije gukora ariko bikananirana ntugere ku gikorwa nyirizina. Ujya umenya yuko igihe warose usambana ariko ntugere ku ngingo nyirizina, bisobanura yuko ibikorwa urimo muri iyo minsi cyangwa se gahunda ufite muri iyo minsi cyangwa izo urimo muri iyo minsi zitazagutunganira rwose cyangwa zitazaguhira, dore yuko abanyamatorero cyangwa abanyamadini babisobanura yuko nta mugore cyangwa se nta mugabo wa nijoro, ibyo ntabwo byaguhira rwose, bo niko babisobanura. Ariko nagira ngo mu buryo bw'umwuka n'ubundi bivuga yuko gahunda uba urimo muri iyo minsi zidashobora kuguhira na gatoya. Kurota kandi imvura, buriya ngo hari igihe urota imvura bitewe n'uburyo wayirosemo bikaba ari umugisha, ariko kandi hakaba hari uburyo ushobora kurotamo imvura bikaba rwose ari ikibazo kandi kitoroshye. Urugero nk'igihe warose imvura ikakunyagira ariko igutunguye. Igihe warose utungurwa n'imvura, urabizi hari imvura zigwa ubona yuko iyo mvura kuko yari ikwiye kugwa cyangwa se yari yabigaragaje yuko igiye kugwa, hakaba n'indi igwa rwose ukabona yuko itunguranye. Reka tugaruke rero cyangwa se dusobanure igihe wayirose igutunguye. Ni ikibazo rwose kitoroshye, yewe uba ukwiye no kujya ku mavi ukagisengera. Igihe wayirose igutunguye ni ikibazo kigutunguye kuko kigutunguye, dore ko imvura nyinshi n'ubundi abantu bajya bazirota bakakubwira ati njye nayirose igwa ntaza naho iturutse. Rero ujye uhita umenya yuko ari ikibazo cyaje kigutunguye, ujye ubyuka usenge.
Sinabura kukubwira kandi ku nzozi nanone abantu benshi bakunze kurota cyangwa se abantu benshi zikunze kugaruka mu ndoto zabo, nk'igihe warose uguruka. Igihe warose uguruka bisobanura yuko uba uri kurwana n'imyuka mibi, uri kurwana n'imyuka y'abadayimoni igihe warose uguruka, kandi urabizi umuntu mu busanzwe ntabwo aguruka. Ariko nanone kandi nk'igihe warose wambara amababa, igihe warose wambara amababa warangiza ukaguruka, ujye umenya yuko iriya ari feva uba ugiriwe n'Imana, cyangwa se iriya ari amahirwe uba uhawe n'Imana yo kuba wakwambikwa n'ubundi imbaraga, cyangwa se yo kuba wakwambika amababa n'ubundi aturutse ku Mana. Iriya ni feva iturutse ku Mana, byo ntuzabigireho ikibazo. Ikibazo kizaba igihe warose wowe uguruka ubwawe. Ikindi uzabirota rero, ikindi uzarota wabyuka ugasenga cyangwa se ugasengera icyo kintu uzaba warose, kuko kizaba atari cyiza. Nk'igihe warose wabonaga nk'inzu yari igeze hejuru iri hafi rwose kurangira, ukabona nk'inzu yari igeze hejuru yendaga nko kurangira, ariko ukajya kubona ukabona inzu isubiye hasi kuri fondasiyo, uzamenye yuko ari amasezerano yawe aba yasubiye hasi, cyangwa se amasezerano yawe aba yasubiwe inyuma bitewe n'icyaha wakoze, cyangwa se bitewe n'igicumuro cyawe. Ubwo ngubwo bibaye byiza wasenga, cyangwa se wasubira wakisubiramo wowe n'umutimanama wawe, ukaba wakongera ugaca bugufi, kuko hano bizaba byatewe n'ibicumuro byawe. Amasezerano yawe nayo biyatere kudindira cyangwa gusubira inyuma bitewe n'icyaha cyawe. Ikindi, nk'igihe warose uzamuka umusozi, igihe warose uzamuka umusozi ujye umenya yuko ugiye guhura n'ibintu bikuruhije cyangwa se bikugoye. Ujye umenya ko ugiye guhura n'ibintu by'ingorane bigiye bigoragoranye nko kuzamuka umusozi. Igihe warose uzamuka umusozi nabwo bibaye byiza wasengera icyo kintu kitari cyiza uba warose. Sinabura kukubwira kandi yuko igihe noneho bwo warose umanuka umusozi, ahangaha ho uba ugomba gushima Imana, kuko uba uri kugera ku iherezo ry'ibibazo wari ufite muri iyo minsi, cyangwa se uba uri kugera ku iherezo ry'ibibazo byawe byari bikugoye. Niba hari ibyo wari umaze nk'igihe usengera, ujye umenya yuko ugiye gusubizwa rwose bidatinze. Niba hari ibyo wari umaze n'igihe uri gucamo ariko kandi ukaba warihanganye, ujye umenya yuko ibyo ngibyo nabyo uri kugera ku iherezo ryabyo igihe warose uri kumanuka umusozi. Dore izindi nzozi rero uzarota zikomeye kandi utazirengagiza. Igihe warose uri kwimuka uva mu nzu imwe ujya mu yindi nzu, uzamenye yuko ntabwo biba bisobanuye ngo uvuye mu nzu ugiye mu yindi, ahubwo biba bisobanuye yuko ukuwe mu gihugu ujyanwe mu kindi gihugu. Nyine ubwo bamwimukira wo mu kindi gihugu uzaba ujyanywemo. Ujye ushima Imana ahangaha, cyangwa se ujye usenga, nta kibazo kiba kirimo, nta ngorane. Ujye umenya yuko gusa ukuwe mu gihugu kimwe ujyanwa mu kindi gihugu. Izindi nzozi rero nakubwira uzarota ugashima Imana, ni nk'igihe warose uri hejuru ku gasongero k'umunara. Igihe warose uri hejuru ku gasongero k'umunara, cyangwa se uri ku munara hejuru, jya umenya yuko ari ukuzamurwa mu ntera. Jya ushima Imana cyane rwose, ahangaha ni ukuzamurwa mu ntera igihe warose uri ku gasongero k'umunara, cyangwa se nk'igihe warose uri ku munara hejuru. Hari ukuntu umuntu arota ikintu agahita ashyira muri imagine, cyangwa se agahita asanisha n'ubuzima bwa buri munsi. Hari igihe bidakunda. Reka nguhe urugero, nk'igihe warose wambuka umupaka. Nk'igihe warose wambuka umupaka, ujya umenya yuko ari urugendo rwa bugufi. Reka nkubwire kandi ikindi, nk'igihe warose uhabwa visa, bisobanura gufungurwa kw'imiryango yawe yari ifunze. Ikindi kandi nanone, igihe warose nk'ifaranga ntabwo bisobanuye amafaranga. Igihe warose nk'igiceri ni urugero, yarose igiceri bisobanura ubukene. Kandi nanone igihe warose uri kumesa imyenda bisobanura kwezwa. Igihe warose uri kumesa imyenda bisobanura gukiranuka, kwezwa. Izindi kandi nzozi nasoza nkubwira ni ukurota umwana w'umuhungu. Igihe warose umwana w'umuhungu ujye umenya ko bisobanura umwuka w'Imana. Naho igihe warose umwana w'umukobwa cyangwa se umudamu bivuze itorero, ariko bikaba igihe wamurose ari umwe bivuze itorero rya Kristo. Igihe warose igitsina gore cyangwa se warose umwana w'umukobwa ari umwe, ujye umenya yuko bisobanura itorero. Reka duhagarikira ahangaha rero, nkwibutse gukora subscribe niba ari ubwa mbere wari wisanze hano hantu, kandi ikindi nkwibutse gukanda like, ikindi nkwibutse gutanga igitekerezo cyawe ni nyamibwa rwose hasi muri comment.